Ikibazo cya Ben Rutabana rero kikaba gikomeje gufata intera aho Jean Paul Turashimiye yaje akabivugaho hashize iminsi mike Serge Ndayizeye nawe wo kwitahuka kaza nkushaka umunyomoza ariko ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana byanze bikunze kuko ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo nta na kimwe cyakorewe hatabona mu mwijima kitazajya ahagaragara. Nibyo abanyarwanda bibagirwa rero, bibagirwa yuko ukuri kose kwishakira inzira kandi ukuri kubohora imbohe. Reka nze mbereke rero ukuri ibintu bimeze. Niyo mpamvu namye nibaza buracya buri munyarwanda wese akabyuka akumva yayobora u Rwanda. Namye nibaza iteka kuki buri banyarwanda bose bumva ko bayobora u Rwanda bimeze gute. Nuko abanyarwanda turababaje numvaga ko tubabaje ariko none tubabaje kure kubera urebye ukuntu yaba ari Jean Paul yaba ari Serge uko bari kwitwara muri iki kibazo cya Ben Rutabana. Urabona ko byanze bikunze nubwo kuri tutakuzi neza bari kuvuga, bari kugenda bavunguraho ibyo bavungura nibyo bigenda bitwereka noneho imiterere y'abanyarwanda nyayo. Mu minsi yashize nageze gukora video mvuga nti abanyarwanda kugira ngo biyunge nyabyo bizatwara nk'imyaka 100. Iyo myaka 100 rero nigirizagaho nkana mbona bidashoboka, mbona ko ari myinshi ariko niko bimeze. Nawe reba ikibazo cya Ben Rutabana ukuntu cyerekanye ukuntu abanyarwanda bahagaze. Reba ibice birimo, noneho wongera ibyo bice bindi biri hirya no hino y'amashyaka hirya no hino, wongeraho mu Rwanda wongera ibice n'ibice, ahubwo uzasanga turi nyuma ya Libya. Wibuke ko negeze kwandika igitabo kuri Ukraine imyaka 10 mbere yuko iriya ntambara ya Ukraine iba, bukeye biraba nyuma y'imyaka 10. Bikubwira iki? Hashize imyaka 10 neza hari umuntu nabwiye wari bugufi waba Jean Paul na ba Serge. Uwo muntu turahura turaganira, ndamubwira nti yaba ari ibintu mbona murimo rahira ko mutazasoza mutazarangiza mukurikiye umuntu nanone mukajya inyuma y'umuntu umwe. Narabimubwiye umuntu imyaka 10 ishize ni myinshi, arambwira ngo no ngo ntibishoboka, ngo ibyo ntibishoboka, ngo kubera amasomo twabonye yo gukurikira umuntu umwe. Ariko narabibonaga ndamubwira uwo muntu nimba ari burebe iyi video sinzi ko yaza ngo abivuge, ariko muri warabiza arahita yimenya uwo muntu ni umuntu ukomeye. Twaganiriye ndamubwira nti ibi bintu nyamara ngiye mbona muzarangira mukurikiye umuntu umwe none kubera iki gukurikira umuntu umwe? Nawe ibaza impamvu umuntu aragiye, tuvuge wenda uko Jean Paul yabivuze. Urumva iyo Jean Paul ataza hanze gabivuge ntago ibi byose byari kumenyekana. Yes, Jean Paul ku ruhande rumwe ashobora kuba yarabaye intwari akanga kujya muri uwo mugambi, ariko Serge nawe araza akavuga ati no Jean Paul kutavuga ibi nibi byagenze gute. Ariko none igitangaje nuko Serge we avuga ibintu mu mitagihe ngo Ben yari mu mwanya wa kanaka, Ben byagenze gute, ngo ikibazo cyabaye kuri Ben uko byagenze gute. None kumva mu mvugo ya Serge wumva ko Ben Rutabana bisa nkaho byarangiye. Ukurikije ku bantu bazi nyurabwenge nyine basizengura amagambo y'umuntu avuga, Serge urumva ko avuga mu mitagihe ibintu byarangiye byabaye bikarangira. Ariko none ukabona ko yaba Serge yaba na Jean Paul bose barabizi kuko Serge aravuga ati Jean Paul yarababwiye ati ibintu turetse kubivuga ntitubivuge ko byagenze kuri bankubana n'abandi bose n'ibyo byose. Kuki noneho batashaka kubivuga? Noneho kuki batumvikanye? Kuki Serge we yimiyo password Jean Paul kugira ngo ajye kwitahuka noneho ikibazo bakirangiriza aho ngaho ibyo kuvuga ngo byari gutera polemique? Tekereza umuntu ari mu kaga ko kuba yapfuye cyangwa se kuba yashimuzwe cyangwa se kuba yagiriwe nabi, bakavuga ngo tubiceceke ntitubivuge. Ni ibibazo bikomeye cyane. Nge naravugaga nti abantu wenda niba bashaje bakuze bareka urubyiruko none rugafata iya mbere, niba koko ari abantu bashaka impinduramatwara koko babifitiye ububasha, ahubwo bakabajya inyuma aho kugira ngo bajye inyuma kujya kubagambanira cyangwa bashimute cyangwa babagire nabi cyangwa babice. Nahise mvuga abanyarwanda dufite ikibazo gikomeye cyane, kandi abanyarwanda nitutareba neza tuzisanga turi inyuma ya Libya kabisa. Kubera ko abanyarwanda uwaturoze wagira ngo ntiyakarabye. Abanyarwanda hari umuntu twaweje ubundi tuganira ku banyarwanda akomozaho mana niki twakoreye Imana abanyarwanda. Bitamubwira nti cana yanjye yitwa Rwanda niki twagomeye Imana.
abantu b'abanyarwanda wenda bameze neza uyu munsi cyangwa se bavuga ngo bameze neza ntago babona ikibazo abanyarwanda bafite ikibazo kiri mu banyarwanda. Imyaka 10 iri imbere, imyaka 5, imyaka 20, ibi bintu nibwo bizagaragara neza, noneho bizava mu moko wenda, ariko noneho bijye mu myiryane y'urudaca hagati mu bantu. Reba ibice biri mu banyarwanda. Tugaruka rero ku kibazo cya Ben Rutabana. Nuvanga abanyarwanda badashatse ijambo ry'Uwiteka. Numvaga ayo maradiyo ngo yabitahuka yaba hehe hose ngo bamufite abapasiteri ngo basesengura. Ningo umupasiteri ajya gusesengura ibintu cyangwa akaza kuri ayo maradiyo yanyu atababwira ko ukuri ariko kugomba kujya mbere. Kuko byanze bikunze urabihisha uyu munsi, uhishe amezi 3, 5, umwaka, imyaka 5, imyaka 7. Njye natangajwe no kumva Serge avuga ngo ibi bintu ngo bisa nk'ibyari byararangiye ngo bigarutse gute nyuma y'imyaka 7. That's how the truth works. Niko kuri gukora ntushobora guhisha ukuri. Byanze bikunze twemeranywa ko muri bari abantu bo hejuru muri aya mashyaka yabo mu byo bakora byose bazi ibyabaye kuri Ben Rutabana, yaba ariho yaba atariho, n'umuryango we rero, umuryango wa Ben Rutabana. Kuki badafati ya mbere bavuga bati dore imyaka 7 irashize, dore ibyo twashakishije, dore ibyo twamenye, araha cyangwa se nta uriho cyangwa se yarapfuye, byageze gutya na gutya. Kubera ko burya nicyo kintu natekereje kandi ndavuga nti abahanuzi no muri Bibiliya, abantu bafite impano kamere, cyane cyane abahanuzi muri Bibiliya, nibo bagirirwaga nabi, barahemukirwa, bagahemukirwa, bakicwa, ariko abandi babi akaba ari bo babaho. Nuvuga ngo abantu beza, abantu bagerageza guhuza abanyarwanda nibo bagirirwa nabi. Ibaze nawe, ese ni ishyari, ese ni munyangire? Iyo munyangire abandi bamaganaga bavuga ngo ngo munyangire ngo ntago nzayikozwa n'ibyo byose, ariko noneho muka muri munyangire. Ibaze nawe kuba urwanya ibintu wamara kugera iyo ujya ugasigara uriho none ukora ibyo bintu warwanyaga. Biragayitse cyane, very cheap. Abanyarwanda benshi bagisinziriye, ariko bazagira wenda bakanguke bamenye ukuri. Kuko ibi bintu bya Ben Rutabana biri kwerekana isura y'abanyarwanda. Ujya kumva baratanga, buri wese afite radio ye, buri wese afite ikinyamakuru cye, buri wese afite ishyaka rye. Mufite amaradiyo angahe, mufite amashyaka angahe, mufite ibiki bingana gute? Ese abanyarwanda koko nitwe tuzaguma turababoyi b'abazungu? Nicyo kibazo mbabaza iteka ryose, nta n'umwe uragisubiza. Ariko ku bantu bareba kure, barebera mu ijambo, barebera mu mwuka, wibuke ko nakwandikiye cya gitabo ko turi roho ntago turi umubiri tubona. Urabyumva neza? Kuko hari igihe kizagera urwo rupfu abantu benshi bakangisha rubure. Urupfu ni rubura, uzabigenza gute? Urupfu ruzagera aho rubure, abantu barwifuze barubure. Babandi batinya urupfu cyangwa bakangisha urupfu, muzabigenza gute? Niyo mpamvu ugomba kumenya ijambo ry'Uwiteka. Ibyo byo kubeshya ukamenya ko byanze bikunze uzabeshya rimwe, utazabeshya ibihe byose kandi igihe cyose. Byanze bikunze ukuri kuzishakira inzira. Tugaruke kuri Jean Paul na Serge. Jean Paul urabona yaraje hanze, sinzi cyabimuteye kugira ngo azabisunika hanze. None Serge nabona ko ibintu abantu bari kuvuga hirya no hino ngo yumvise ko abantu bavuga ko ngo Jean Paul ngo yakoze ikiganiro cyiza ngo yabisesenguye neza, nibwo yavuye mu kabati nyine. Serge nawe araza, byantunguwe cyane ko bura ngiye mvuga ko Serge ari umuntu ufite umutima ukunda ukuri, niko nabyumvaga. Ubwo wenda ni entre parenthèse, ariko naratunguwe. Kuki atavuga tidore uko ibintu byagenze? Kuko byanze bikunze Ben ajya kugenda nizo ngendo zose yakoraga, yagiye ngo rimwe kabiri agaruka, noneho nyuma nibwo yagiye noneho aburirwa irengero iyo myaka 7 yose kabishize. Abandi bakavuga ngo yaragarutse ari mu Faransa, abandi bakavuga ngo ari hananaha, abandi bakavuga ngo yajyanwe mu Rwanda. Urumva ibyo bintu ntabwo turi abana, come on now. Ntabwo abantu ari abana bazi gushumura, abantu bose babona ko ibyo abantu bose bavuga babeshya. Iyo utarashe ku ntego nguhe ikintu abantu uko kimeze, final product cyangwa se umwanzuro w'ikintu uko ibintu bimeze, abantu baguca amazi. Abantu barakangutse, turi muri 2026, ibintu byose byarahindutse. Ntushobora kubeshya abantu. Ibyo bintu byo kubeshya abantu ngo ukabica hejuru ukahushura, no, nundi akaza agahushura, no. Abanyarwanda bahita babona mwese ko mubeshya nyine. Niyo mpamvu no one can trust you. Nta mushobora kubaha icyizere ngo bavuge
ngo azabajya inyuma, bya bindi abantu bajya inyuma, hazavuka undi Yosaya w'umunyarwanda uzavuka ukunda ijambo ry'Uwiteka, ukunda ukuri, usangiza abandi ukuri. Kuko yes, hari umusingi mwakoze, hari ibyo mwatanze, ariko no, iyo bijemo kubeshya, no, iyo utangiye kubeshya nta kuri kuri muri weho ntuzabona Imana. Ariko bivuga ngo shaka ukuri, kunda ukuri, usangiza abantu ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri weho, you will never see God, never, guaranteed. Bikubwire, umuntu udafite ukuri, Imana ibashyiraho ngaho kugira ngo mubere abandi urumuri, rwa rumuri mwacanye kuki ruzimye. Niba ruzimye rero kubera kutagira ukuri muri mwebwe, mureke abantu bafite ukuri babandanye, wenda batangiraho mwari mugeze. Niko nabibona. Noneho abandi bari mu Rwanda nabo, ibintu muravuga wenda ni munange bimeze gutya nako, no, hari impamvu abantu bahaguruka, hari impamvu ibyo bibazo bavuga. Yes, niba wenda bateranyijwe bagasubiranamo, urebye uko bari abansi ihuriro nyarwanda ryamye rimeze, byose uko byabimeze, urabona ko noneho no, bararangiye koko. Abantu bose uhuye nawe warimo arakubwira ntabwo nyirimo. Bimaze gute se mugeze he? Nyamara sha narababwiye, mbabwira ko ibi bintu bizarangira mukurikiye umuntu umwe. Nanone wagira ngo abanyarwanda ntibiga gukurikira umuntu umwe, aho bigejeje abantu murabibona mwese. Ni gute mwahindukira mukavuga ngo murarwanya uwo muntu, none mukongera mugakurikira undi muntu nanone ngo ngo je ndaro ugikonyoza shaba mushobora, no. Bitangu mureba ubwenge bwa kutekereza, mitangubwira ni okay, nyamara ibi bintu bizarangira mwongeye gukurikira umuntu umwe, kandi ibyo bintu bizabageza kure. Mu kwanzura rero reka turebe ko iyi video ntabwo nshaka kugira ndende, kubera ko I'm even under the weather. Reka mbabwire banyarwanda, wabaroze ntiyakarabye. Niyo mpamvu ibi bintu imyaka 5-10 iri imbere biteye amakenga akomeye cyane, kuko abanyarwanda bazisanga baracitsemo ibice n'ibice. Reka ngubaze Jean Paul, ngwino hano ubwira abantu dore ukuntu ibintu bimeze. Yes, buriya n'ubutwari wagize bwo kuza ukavuga uti ikintu nakwemereye Jean Paul, nuko wavuze uti okay, ibi bintu bijemo amacakubiri, reka tubishyire ku mugaragaro, bigaragara bimenyekane, abandi bagakavaringa. Abo bakavarinze kuki bakavaringaga? Abandi bagiye gutanga Ben Rutabana muri Uganda kweri. Isi ni hatari. Kwemera kuvuga uti aho kugira ngo mushyire hamwe, kuvuga uti aho kugira ngo ibintu byanjye ndi gupanga bive ku murongo cyangwa bipfe, ahubwo wapfa. Very dangerous. Niyo mpamvu buriya wenda Jean Paul ashobora yarabisembuye, ariko bira ni intangiriro, ibindi biri mu nzira bizaza, kuko byaza bikunze. Buriya Jean Paul nawe azaza nyomoze Serge none agaruke banyomozanye, wenda twizere ko tuzavana mukuri, kuko wenda twizere ko tuzavana mukuri. Noneho n'umuryango wa Ben Rutabana bavuga, uziko mudamu wa Rwigara yavuze ati ngo baza hari Ben Rutabana, barizera neza ko azaza, batapita ibyo bavuga. Wa mugani bimwe abanyarwanda bavuga ngo nibagisekera mwanzi cyangwa baki, kuki bavuga nk'ayo magambo? No, ntibavuge bati dore ukuntu ibintu bimeze, bakabyihererana. Ntago wabyiherana ko ni ikibazo gifite ingaruka ku banyarwanda bose. Baribaza byagenze gute, bimeze gute, bihagaze gute. Ntago muzaheza abanyarwanda mu gihirahiro imyaka 10 nimudatanga uko kuri. Hari umuntu byanze bikunze ufite uko kuri, uzi ko byagenze ibintu byose, uzasohoka hanze, akava hanze akaza akabivuga, kandi uwo muntu nabivuga mwese muzamutaye agaciro. Nta munyarwanda uzongera kubagirira icyizere na gato. Nuvuga ngo yes, hari ibiri mu Rwanda, yes, hari ibiri hanze. Noneho abanyarwanda n'abandi tubirebera tukareba gutya. Nako mwabeshya abantu imyaka n'imyaka ngo mwibwire ngo abantu bazayimira bunguri. Turi 2026, ibintu byarahindutse, nta muntu cyemera ibinyoma. Nuvuga ngo buri abanyarwanda turaziranye. Abanyarwanda ubabwira ibintu by'ibinyoma bakakwihorera, ariko reka igihe kigere bazakwigereka baribo. Niyo mpamvu rero ubona yaba ibyo Jean Paul yavuze, abanyarwanda bavuga bati Jean Paul yavuze ibintu byiza, Serge akaza, abanyarwanda ati Serge nawe yavuze ibintu byiza, ariko benshi kuri Serge baravuze bati Serge ibyo bintu kuruma uhuha kutarasa ku ntego ngo uvuge ukuntu byagenze, kandi mwari mubizi byanze bikunze kiriya kibazo kiba kigishyushye. Yaba Jean Paul, yaba Serge n'abandi bari kumwe nabo, aho bose bavuga mu kibazo barabimenye.
n'abo bantu bavuga bavugishije yaba Makenga abandi abo ngabo bose, nta kuntu umuntu yaba ari muri contact n'abantu barenze 10, tuvuge bakeya bari bazi bya Beni, tuvuge bageze nko ku 10, hera kuri 5, niyo baba 3 bari babizi, 4 5, ikibazo kikaba hahita hiyongera abandi 5, hakiyongera abandi 5, hakiyongera abandi 5, 20, tuvuge byibuza abantu bakeya 20, reka ngire bake cyane ngabanye 10, 5 bazi aho Beni yarari, uko byagenze, gahunda zose na finali yabyo uko byagenze byanze bikunze. Harimo abantu batarenze 2, 3, 4, 5 babizi. Nuvuga ngo rero mpere ku byo Serge avuga, umva avuga mu nzagihe ngo Ben Rutabana yari Ben Rutabana uko byamugendekeye, uko byagenze, ngo ikibazo cyabaye ku muvandimwe wanyu ngo turacyumva. Kuki icyo kibazo atakivuga ngo agishyire hanze? Jean Paul nawe byanze bikunze arabizi. Kuki n'umuryango Ben Rutabana bataza noneho ngo babishyire ku mugaragaro? Ndibaza ko ni mumara kureba iyi video muracyubwenge kuko ntabwo mushobora kumeza kubeshya abantu. Niba muvuga ngo muraharanira ibintu mukavuga ngo muruse abo murwanya cyangwa abo muvuga, no, ahubwo noneho wasanga muri n'inyuma yabo murwanya, kuko niba ariko bimeze abanyarwanda se bakumva bameze gute noneho? Ariho handi hagaruka ngo uwabaroze wagira ngo ntiyakarabye. Cyakoze ngewe narabibwiye umuntu, ndabumubwira ti ibintu urimo witonde, hato muzisanga muri gukurikira umuntu nanone umuntu umwe. Uno narabimubwiye uwo muntu, iyi video naramuka yibonye azabyibuka hashize imyaka 10 kabisa mbimubwiye. Kakubwira nti rero Abanyarwanda ndi muntu twawe turaganirije ubundi turisuma turere Abanyarwanda turi inyuma y'abandi baturage, abantu bose bo kwisi, uburyarya, ububeshyi, ubuhemu, ubwicanyi, ibintu bibi byose. Ariko usome nanone Abaroma 3 kuva ku 10 kugera ku 18 urebe ikibazo cy'Abanyarwanda niko bimeze. Nta n'umwe ushaka Imana, bose akanwa kuzuye uburyarya, ubugome, ubuhemu, ibirenge byabo biraseta bishaka kumena amaraso. Ntawe ucyubaha Imana, ntawe ushaka Imana. Aribyo byateye bya bindi nanditseho uko ijuru ryagereje mu Rwanda mu 1994, jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, uko byagenze igitabo urabizi njye nkiganiraho. Abanyarwanda rero njye narabizi ndabamenya bien. Niyo mpamvu ugira buryo tureba kure. Imyaka 10 ishize nibwo nabwiye abantu muzasanga mukurikiye umuntu umwe, kandi uko bizagenda dore niko bigenze. None ibyo mbabwira, ibyo mbona, yabe ibya Ukraine narebye imyaka 10 ishize intambara Ukraine kaba, nkabona ibyahehe, ibyo mu Rwanda nkareba ibya Iran, nkabikubwira byose, nkaba narakubwiye nti muzisanga mukurikiye umuntu umwe nanone bikaba. Ibyo ntago bingira umuhanuzi, ahubwo u Rwanda ubanza hari rukeneye umuntu uzaba umuhanuzi nka Yosaya, uzaza ari umwana muto. Mu Rwanda rukeneye umwana muto w'imyaka 8 wo kuruyobora. Niho u Rwanda rugeze. Wa mwana uzaza kongera kuzana ijambo ry'Uwiteka mu bantu, kugira ngo abantu bongere bashakishe mu maso h'Uwiteka, bashakishe ukuri, bave ku kinyoma, bave ku buryarya, bave ku ishyari, bave mu bwicanyi, bave mu bintu byose bijandikamo kandi bijanditsemo, aho kwirirwa bakurikiye abazungu. Nawe abazungu ngaho ngo runaka ngo n'uzabacungura, no. Narabikubwiye, nkubwira ibya Barusesa, nkubwira ibya abandi bose, abantu bose hirya no hino ni ibice n'ibice. Reba ibice biri mu Banyarwanda, ibyo ngibyo nibyo mvuze nzi. Reba none ibyo ntazi. Noneho rero iyo Jean Paul ataza hanze ngavuga bino bintu, Serge ngaze hanze nawe avuge ngo arimo arakosora, kuko babandi baburana ari babiri, umwe abayigiza nkana, byanze bikunze harimo ufite ukuri no kutuzuye, ukuri gucagase, harimo n'ufite ikinyoma, byanze bikunze niyo mwamufite ukuri gucagase, kwa kuri gucagase kutari kuri nyakuri, kuba ari ikinyoma. Nuvuga ngo rero niba muzi ubwenge, muze hanze muvuga ukuri nyakuri ku bintu byagenze, kuko ntago ibintu muzabihisha igihe cyose, muzabihisha just igihe gitoya, ariko in the end ukuri kuzishakira inzira, kandi rero ukuri kubohora imbohe. Nibyo nababwira rero, bantu muzi ubwenge, uzi ubwenge ahubwo watangura ukazana ukuri kose hanze,
noneho abanyarwanda bakavuga bati dore uko ibintu bimeze, kuko guhishira ibyo bintu no kubigira ibanga n'ubwiru ntacyo bibafasha mu byo muvuga murwanira. nkababwiye rero nti ahasigaye banyarwanda ngewe mbabwire nti mushatse kurirwa mufungura amaradiyo ngo amashyaka n'ibiki byose mwabirika mukabanza mugashaka Uwiteka Imana, kuko wibuke n'ibi bintu mutanazi, ibi bintu by'u Rwanda n'isi yose ni ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri bugomba gusoza, kandi ubwo buhanuzi bw'inkoni ebyiri rero buzasoza wavuga ukuri utakuvuga ukuri, waguhishira wakuvuga, nuvuga ukuri nutavuga ukuri, byanze bikunze ubuhanuzi buzasoza. kandi ubutegetsi n'ubuyobozi Imana izatanga dufite icyizere ko ari ubuyobozi buzabukukiye ijambo ry'Uwiteka, kugira ngo abanyarwanda bazongere bezwe, byibuze turebe ko imitima y'abanyarwanda yasanwa by'ukuri, kuko amacakubiri ntabwo ari yo agomba kurangaza abanyarwanda imbere, ahubwo kweza imitima yanyu no gushaka ijambo ry'Uwiteka n'imbaraga zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose, noneho mukongera kuba umwe nk'abanyarwanda. bitabaye ibyo muzisanga mwarasigaye inyuma muri ababoyi b'abazungu mu bihe bije, kuko ibihe bije righteousness niyo izaganza n'izayobora. igihugu kidafite ubukiranutsi, gukiranuka kidafite Imana, icyo kizasigara hasi hamwe na za Babuloni zaba zimaze gusenyuka. noneho muzisange muri mu manga n'abo bose, kuko mutamenye umucyo. umucyo warabaziye, murangije murawuzimya, nubwo umucyo mutawuzimya igihe cyose uzishakira inzira ukavamo, niko bizagenda nibyo mutazi. za nkoni ebyiri zongere zihure zikore inkoni imwe mu kuboko k'Uwiteka. abatazi ubwo buhanuzi ndabibona ni benshi mu banyarwanda, kuko ubibwira nk'umuntu ukumva uravuze no, ukumva ntabifata neza, ariko kubazi ubuhanuzi, bazi ukuri, bazi uko ibintu bimeze, imyaka 5-10 iri imbere muzasanga mwararwaniraga ubusa, mupfa ubusa, kandi aho kugira ngo musangire ukuri, musangire igihugu muhuriyeho, ahubwo muri mu mashyari y'amatiku, gushyashyarizana, ubuhemu, ubwicanyi, ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo biranga umunyarwanda. ibaze nawe isubize kuba yuvuze umunyarwanda uhita ubona ubwicanyi. ni ikibazo gikomeye cyane, birababaje. ariho nanone nasubira nkavuga nti uwaroza abanyarwanda ntiyakarabye, kuko abanyarwanda turababaje cyane, ariko ntirirarenga. hari igihe wenda hazaza umuntu Imana ikamutanga, akaza akongera agahuza abanyarwanda bakiyunga noneho mu bumwe n'ubwiyunge nyabwo, nubwo nabonye ko bishobora kuzatwara ya myaka 100 mpora mwubwira, kuko bishobora gushoboka imyaka 100, kuko ibaze 30 irashize, 30 yashize ku bwahabyara, 30 y'ubu ngubu, none ibaze byibuze indi myaka 30 ishobora kuzatangira wenda gukanyakanya ku bahuza, indi 30 mutangire gusasa inzobe, noneho ya 30 yindi wenda mutangire kujya mu mahoro, uko wenda niko mushobora kuzabatuga. bitabaye ibyo nabasubirira kuri za nivo zo kugira ku rumuri. ibaze nawe uri mu ipfunwe hasi kuri 20, mu kimwaro, mu ishyari, mu bwoba, benshi bibereye mu bwoba, noneho hakaza abibereye hehe, abibereye mu bwiyemezi ku 150, bakavuga ngo bagezeyo. uzajya kugera kuri za 500, 300, 700 ku rumuri gute? uzagera ku rukundo, ku byishimo, amahoro n'urumuri, uzabigeraho ute? you have to ascend kugira ngo umenye kwa kuri, noneho kwa kuri kuzakujyana mu rumuri n'urukundo n'ibyishimo n'amahoro, noneho ubashe kubera abandi urumuri. nicyo kintu mutazi. mubanze mwige ijambo ry'Uwiteka, mubanze mumenye ibintu, kuko igihugu kitayobowe n'Uwiteka byanze bikunze byose biba biri ku musenyi, byikubita hasi y'umuyaga uje. just a matter of time. tegereza urebe, kuko twizera ko byanze bikunze abanyabinyoma, abantu bose badafite ukuri muri bo mu banyarwanda bazaranduka n'imizi yabo. it's just a matter of time. mbashimiye rero mwe mwarebye iyi video, ariko nanone tubaza tuti Ben Rutabana ari he? niba ariho bavuga hari, niba byararangiye bavuga nabo uko byagenze, kuko ntago umuntu nkuriya wagize influence ku gihugu kugira ngo hangira abantu, hangira ibiti byose, yagenda gutya gusa ngo muvuge ngo ibintu ngo birarangiye. no, ibyo namwe murabizi ko bidashoboka. mbagira inama muzaze muvuge ukuri, noneho ukuri kuvaneho ibinyoma, urwikekwe ruveho, noneho abanyarwanda bongere bashakisha ukuntu bazaba umwe.
nkabashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, todaraba tomeyo.